iyo umuntu afite ibintu by'agaciro arabirinda. Uko agaciro k'umuntu kagenda kiyongera niko n'uburinzi bwe bugenda bwiyongera. Uko natunze ibintu by'agaciro ni nako urushaho kubirinda, kubera ko ikintu cy'agaciro gikwiye kurindwa. Yes, ashimwe bene data, mbahaye ikaze muri Ndaize Impact Show. Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo kurinda umutima. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 4:23 ngo rinda umutima kuruta ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomokaho. Bibiliya yavuze neza ko ikintu cy'agaciro kuruta ibindi byose, kuruta amafaranga, kuruta urwego haba uriho rwose rw'icyubahiro n'uburinzi aho ufite, ari umutima wawe. Umutima wawe rero ukwiriye kurindwa, gushyirwaho uburinzi kuruta ibindi byose, kuko iyo umutima wawe urinzwe muri wo uvamo ibintu by'agaciro, kandi iyo bivuyemo ari by'agaciro nawe ubwawe uw'agaciro mu maso y'abantu, ariko cyane cyane mu maso y'Imana. Biratubwira muri Luka ibice 6:45 ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bubi bwo mu mutima we, ngo kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Aha biritwereka yuko icyo utanga ugikura mu bubiko bw'umutima. Utanga icyiza bikakugira mwiza, ariko icyo cyiza utanga hari aho wagikuye mu mutima urimo ibyiza. N'umuntu mubi aba mubi kubera iki? Kubera ko atanga bibi. Ibyo bibi ni ibihe? Biba biri mu butunzi bubi bwo mu mutima. Niyo mpamvu kugira ngo ube umuntu mwiza hari ibanga rikomeye, ari ryo kurinda ubutunzi bw'umutima wawe bukaba ari bwiza. Ariko iyo ubutunzi bw'umutima wawe bubaye bubi, utanga ibibi. Niyo mpamvu biratubwira ngo turinde imitima yacu. Muri Mariko ibice 7:11-21 haravuga ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Bavuga ibintu 12 biva mu mitima y'abantu batabashije kurinda imitima yabo. Icyambere bavuga guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, ibiteye isoni, uburiganya, ibitutsi, ibyo byose, ubwibone, ibintu bibi byose, ngo ibyo bibi byose ngo biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Bishatse kuvuga ngo iyo muri wowe utarinze umutima wawe, winjirwamo n'ibyo bibi bikaguhumanya. Kandi iyo umaze guhumana utabareye maso umutima wawe, Imana irakureka. Imana yifuza, cyangwa se Imana ihora yifuza, ishaka abantu bafite imitima yishimira. Biratubwira umwami witwa Sawuli, Imana yaramutoranyije, ariko agira umutima mubi. Agize umutima mubi, Imana iramureka. Mu gitabo cya mbere cya Samuel ibice 13:14 Imana yatumye kuri Sawuli, iramubwira ngo Sawuli, ubwami bwawe bukuweho, kuko Imana yamaze kwibonera. Imana yishakiye umuntu ufite umutima umeze nk'uko yifuza, ngo kandi niwe yagabije kuba umutware w'ubwoko bwayo. Kuko wowe Sawuli wasuzuguye, cyangwa se watesheje agaciro itegeko ry'Imana. Bishatse kuvuga iki? Imana yashakishije umuntu ufite umutima umeze neza, ufite wirinze. Isanga Sawuli ntigeze yirinda, imukura ku ngoma. Ariko irebye mu gihugu cyose, haleluya, isanga hari umugabo witwa Dawidi warinze umutima we, ngo agira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, bituma Imana imugabira ubwami. Iyo rero urinze umutima wawe, Imana ikugirira icyiza. Iyo urinze umutima wawe, Imana igutoranya mu bana. Abantu bo bashobora kutabibona. Bibiliya tuvuga mu gitabo nyine cya Samuel ibice 16:7 aho Samuel Imana yari imaze kumubwira ngo genda mu muryango wa Yesaya, niboneye umuntu agezeyo abona bakuru be,
aho ku murongo wa 7 harimo ijambo rikomeye Imana yabwiye Samweli. Havuga ngo Imana ibwira Samweli ngo nturebe mu maso ye n'ikirere cye ko ari kirekire namugaye, ngo kuko Imana itareba nk'uko abantu bareba, ngo abantu bareba kubigaragara ubwiza bw'inyuma, ariko Imana yireba mu mutima. Abantu bo bareba kubigaragara, ariko Imana yije ireba mu mutima. Niyo mpamvu ukwiye kurinda umutima wawe, kuko iyo uwurinze Imana iranezerwa. Imana yagize ikibazo n'Abisirayeli muri Yesaya ibice 29:13, aho avuga ngo aba bantu banyegera bakandamisha cyangwa se bakanshimisha iminwa, ariko imitima yabo bayishyize kure. Ibyo byari byabaje Imana ko abantu barayegeraga bakayibeshya ko bayiramya, ariko yareba mu mitima igasanga iri kure y'Imana, bityo bibabaza Imana. Kandi aravuga ngo kandi kubaha abanyubaha ni ukubaha bakoreshwa n'itegeko bigishijwe, ntago babikora, ntago bubaha Imana bibavuyemo, ahubwo bubaha Imana bivuye ku mategeko. Bishatse kuvuga iki? Imana ntago ikangwa n'ibigaragarira abantu ukora, ntago ikangwa n'amagambo meza uvuga, ntago ikangwa n'uburyo witwara, ahubwo icyo Imana irareba ese ibi bintu arimo arakora bimuvuye ku mutima. Iyo rero bitavuye ku mutima, Imana ninezerwa. Nubwo abantu koko bagushima, ariko Imana iyo isuzumye umutima wawe igasanga koko bitarimo birakuva mu mutima, ntago Imana inezerwa. Muri Yohana ibice 4:23 haravuga ngo igihe kiraje ngo kandi kirasohoye, ubwo abaramya Imana abasenga Imana bakwiye kwisenga mu mwuka no mu kuri, mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo nibo Data ashaka ko bamusenga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo gusenga ni byiza, gukora ibirimo myiza ni myiza, ariko iki Imana ishaka, ab'Imana ishaka ko basenga saba avuga amagambo, ab'Imana ishaka ko basenga saba ajya mu materaniro, ab'Imana ishaka ko bayisenga niba abandi babikora babikuye ku mutima, babandi babikora mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka gusenga muka no mukajya gukora ikintu mu mwuka no mu kuri, ni ukugikora kikuvuye mu mutima, utagihaswe, utabitewe n'amategeko, utabitewe n'uko abantu bakureba, ahubwo bikuye ku mutima. Icyo gihe bikuye ku mutima, Imana ngo bene abo nibo ishaka, niba Imana ishimira. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakolosayi yarababwiye mu bice 3:23, avuga ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, mutameze nk'abakorera abantu, ahubwo mumeze nk'abakorera Imana. Bishatse kuvuga ngo Imana iteka yishimira ko tukora ibintu bivuye mu mutima, ariko kugira ngo koko ukora ibintu binezeza Imana nuko warinze umutima wawe. Uburyo bwiza bwo kurinda umutima rero nta kundi nuko urinda ibyawuhumanya. Bivuga ngo no usanzwe no mubiri kugira ngo umuntu abe muzima agira ubuzima bwiza nuko yirinda ibyahumanya umubiri. Twabonye ko ibihumanya umubiri ari iki? Nugusambana, nuguheheta, nibiteye isoni, nibitutsi, n'amagambo y'isoni nye, nukugira nabi, nukugambirana. Ibyo byose ngo nibyo bihumanya umuntu. Rero ibyo kurinda umutima nukwirinda ibyo. Icya kabiri, umuntu arinda umutima awugaburira ibyatuma uba ugira ubuzima bwiza. Rero nta kindi umutima ugaburirwa ni ijambo ry'Imana. Mpamvu Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo ne kugucumuraho. N'Imana iha amabwiriza Yosuwa yaramubwiye ati ibiri muri kino gitabo ari byo utekereza, ari byo ubika kugira ngo imirimo yawe igende neza. Rero kurinda umutima ni ikintu Imana yifuza. Ntushobora kunezeza Imana, ntushobora kuba umuntu Imana yatoranya mu gihe ibona ko umutima wawe utarimo ibyiza. Wibuke ko umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza. Ubutunzi bwiza rero ni umutima wishimirwa n'Imana. Imana dushoboze kurinda imitima yacu kugira ngo itugirire icyiza. Imana dushoboze kurinda imitima yacu kugira ngo tuzabone n'ibihembo mu bwami bw'Imana. Yesu abamugisha mwinshi. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ridusubizamo imbaraga. Hari byinshi mo biranduza abantu muri no minsi. Ibyo bigatuma Mwami ubareba ukababara. Bashobora kuguhimbarisha iminwa ariko imitima yabo ngo bayijyanye kure kubera ko bemeye ko yanduzwa. Mwami turasize kugira ngo dushoboze imitima yacu ye kwanduzwa n'ibyisi, ahubwo tuyirinde kwanduzwa n'ibyisi, kugira ngo nutureba umere nk'uko warebye muri Seru ugasanga ngo umuntu gumeze nk'uko umutima wawe ushaka Dawidi. Mwami turasenze rero kugira ngo dushoboze kugira ngo duhe ubutunzi
bwiza, muri bwo tujye dukuramo ibifasha abantu, muri bwo tujye dukuramo ibihembura abantu mwami. Uduhe kwakira ijambo ryawe turifurye buri munsi kugira ngo rize ritume ubugingo bwacu bushisha. Icyo ni kibi cyawe mwami, abandujwe dasinze kugira ngo uyu munsi bafate ingamba zo kwibohora kuri ibyo bibahumanya kugira ngo nabo ubishimire, kuko abo ngabo niba ushaka. Icyo ni kibi cyane mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha bwo gufata umwanya mu kumva ijambo ry'Imana, amen.